umuntu yego ananiwe kugira ubwenge, araryamye arigaraguye, abarozi baramuroga, ararota ipusi iri hagati ye mu rugo rwe, ararota imbwa iri nk'umuru, ararota inzoka zimurya ibiganza, ararota ibintu bikomeye, ararota abona bamushyingura ku manywa. Nangwa nibyo nibisanzwe ngo n'ujya barakora bateka mutwe, no abahanuzi bose babashyize mu gatebo kamwe. Ariyo mpamvu bamwe banakora n'impanuka bagapfa kubera iki ntarimwe yumva ibyo bintu. Cya kabiri, abantu bajya gusenga Imana bakayibeshya bakagira Imana ntireba kure. Irumva iranareba kandi ikurikirana umuntu wese. Ngo napanzeho kwiriza ariko gaca ku ruhande akarya. Kandi yahise yapanze nani intego kubera kutagira ubwenge. Ubwenge butuma umushumba nimo umuntu agiye gusenga amasengesho. Agiye gusenga arasengera inzo, arasengera imodoka, arasengera kuzajya hanze, arasengera ibyangombwa, byose aravangavanga. Ntabwo uyu muntu azi ubwenge asengera kimwe kikavaho. Icyo nenda kuvuga nshobora kubisengera byose icyarimwe, ahubwo ikibazo ni uburyo kimana ikubwira ukabura ubwenge. Ubwenge bubura ryari? Akenshi ubibuzwa n'ibintu nka bine. Rimwe na rimwe wowe ubwawe. Yego. Nk'iri jambo ngo Yesu angaraza bigenze neza. Ndababara nkenda kurira. Yaraturemye aduha ubwenge. Utabufite rero atinda mu nzira avuga ngo Yesu araza bigenze neza. Kandi ubu bwenge ari ubwo kurema icyatuma ubwo neza. Cyane kugira ngo dusengere bano bantu ko turi muri introduction y'ubwenge kandi shaka ko tujya kure. Icya mbere umuntu ubuze ubwenge mu Mana ntamenya gutandukanya umwanzi n'inshuti. Bose abitabamo. Harimo kubura ubwenge. Abantu babuze ubwenge tubare ntabwo turi kubashinja. Yego. Ntabwo tubashinja ariko uhaye ibihumbi 100 urabiriye. Uzije hazavuka ikihe nari kubibika bikazagira umumaro. Wariye ducyo ugasiga utundese. Ati byose ntibazi gutanga, ntibazi gukora. Kandi byose ugasanga n'imbaraga za karande zibihisha inyuma ziri gutuma icyo bafite. Ngo twengo turi byaremwe bishya kare. Uri cyaremwe gishya nibyo muri Kristo Yesu. Ndanakumva vraiment ariko subayeho. Mbayeho mu waba. Utsindwa gute? Nsindwa buri munsi. None se bimeze bite mu buzima? Nibitubwira ngo ibyo Uwiteka haba mwubaha ni icyubahiro, ubwiza n'ubukire. Ubwiza ntabwo ufite, icyubahiro ntacyo ufite. N'icyubahiro reka nta cyubahiro wabona nta kantu ufite. Rega urumva urambwira ko ibyo bintu byaza kugeza ku ki? Ni ikibazo gikomeye. Sira ndashaka kuvuga amagambo amasengesho adasanzwe Bw'Imana Ministries aho amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka nawe ugahindura ugabana bivuye ku itegeko ry'Imana n'ishurwa rikomeye ubwo abantu bagiye guhura n'ingorane zitandukanye ku isi yose ndetse bikagora gutakaza akazi, gupfusha, ibyago, ingorane, ingaruka z'abadayimoni za karande bivuye bigenda ku bantu. Imana yategetse amasengesho y'iminsi 7 yihuta special prayers kandi agomba kuba afite imbaraga zo gusenya no kuvanaho ibyo byose byagukurikiye, kuko ntabwo uzatambuka muri iyi misaro wambaye neza, ari ufite tonto na tantine, ari ufite ababyeyi n'inshuti n'abandi bose, ari ufite amafaranga. Oya, hagiye gutambuka umuntu wasenze, warinze icyo yavuze, warinze icyo Imana yamubwiye, wa muntu uhagararanye n'Imana ikamuba bugufi. Ndagira ngo mubwire ikintu gikomeye, tuzasenga amasengesho y'iminsi 7 tugira ngo duhagarike imbaraga mbi, uzayakora nta byago nta ngorane. Umwe bw'Abera Ministries amavuta kandagira amateka uzogahinduka. Si idini si n'itorero ntabwo ryenda kuba ryo, ahubwo icyo dushaka nuko mu itorero urimo uwejwe muri ryo kandi bikagenda neza. Amavuta gakandagira amateka, senya karande, senya inkomoko z'icyaha, kubita hasi imbaraga z'abadayimoni, zishwiragize zivane mu nzira, hagarara ku gicaniro kizima gituma uhindura amateka kugira ngo uzabashe gutambuka, kuko ibiri imbere ntabwo bizoroshye ku muntu uwo ari we wese. N'isi yose igabweho ibitero, si we wenyine gusa. Shalom.
amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe kandi data wa twese arushaho kubishimira. Nkuko mubizi rero tujya dutangira icyumweru cyacu duhereye ku wa kabiri kugera ku wa mbere kitangira. Hanyuma mwari muzi ko umukozi w'Imana Gira abafasha muri bya biganiro muramukunda, ariko uyu munsi ararwaye ntameze neza, afite uburwayi butamworoheye. Niyo mpamvu gusaba ngo wowe umukunda ujye umumbaza, muhamagara umusure akubwire nimero ye rwose. Numva nshaka kuyibaha hakiri kare tugitangira kugira ngo muvugishe ko muramukunda, mujya mumbwira ngo ababariza nk'ibyo mwakabajije muhari. Rero uyu munsi kino kimwe muraza kubihomberamo, ariko mushyize nk'imbaraga mwazamubona nyine kuko muramukunda kandi akeneye gukira. Murabyumva, uburwayi si ikintu cy'umuntu yiharira, ahubwo abantu barafatanya kugira ngo bagere ku gikwiriye kugira ngo umukozi w'Imana akire. Mu gihe nshaka ino nimero Silas nenda kwakire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Murakoze mushumba, Imana igumera umugisha mwinshi cyane kandi iguhe kurama nkuko nsanzwe mbivuga. N'abadukurikiye mwese mukomeze mugubwe neza, ibahe kurama. Dutangiye iki cyumweru Gira dahara, ariko twizeye yuko Imana izamukiza. Natwe tugomba kubigiramo uruhare. Hanyuma rero nimero yiwe ni, ariko baza no kuyandika munsi, buriya biramfasha cyane. Nimero ye ni yo uri hanze ni guteranya 550 78 32 819. Ndasubiramo 25, ubwo ni plus cya guteranya 25 07 83 27 18 19. aho uramuvugisha uraza kumubona, gusa ntabwo ari kubasha kuvuga, urumva arananiwe ntameze neza. Wakwandika kuri WhatsApp mumusure, burya ukanza akanyenyeri wahageze, ukoze code limit wahageze. Ni ukuri mube hafi y'umuntu wanyu mukunda cyane. Nyaboneka Satani ntamwigirizeho nkana cyane ko twiteguye kumukorera n'ubukwe muri iyi minsi ya none. Nizere ko mumukunda cyane. Murakoze cyane. Rero Silas, rero Imana iguhe umugisha, nagira ngo dusenge Imana hanyuma dutangire gahunda, cyane ko turi muri cya gihe cy'amasengesho. Twatangiye iminsi 7 n'ubundi, ariko bitewe n'imbaraga Imana yavuze nuko twumva ko turakomeje. Ubundi nahoze nshima, hari umuyobozi umwe aravuga ati nadusoreza amasengesho. Umuyobozi umwe arababwira ati nta usoza amasengesho kereka yapfuye, nguko ibihe nsenga bintarura mu mpagara. Urumva rero ntabwo dusoza, ubwo turakomeje, tuzagira ubwo bidafatika bizabifatika. So nagira ngo dusenge Imana, twinjire mu ijambo numva Imana yampaye n'amayerekwa n'hishurirwa tugiye guhagararamo twizera, kandi Yesu akumpera umugisha. Mana turagushimiye, cya gihe cyageze cyo kongera gukomeza gusenga. Haleluya. Turagushimiye ko wagiye uturinda, turacyahumeka abakurikirana ubumwe bw'abera twese uko turaha turi bazima. Ubwo turi bazima rero, ariko hari biduhiga, hari bitugenza, ariko ko igihe kigeze cy'amasengesho twatuye imbaraga zo gukomera no guhirwa no kumenya no kwakira ibyacu. Muri aya masengesho buri muntu wese abone ubutsinzi, abonemo imbaraga, abone gukomera, abone guhirwa, yakira ubuzima, yakira igitinyiro, yakire guhirwa. Ndasabye nkwinginze ngo buri muntu wese akuremo ibye kandi bimugirira umumaro, abone inzira acamo akomeza urugendo, kugira ngo ibyari bimuzitiye bibure uko bimufata, kubera ko Yesu wamuciriye inzira. Turabigushimiye rero kugiye kubana na mushumba, ugiye kubana nanjye, ugiye kubana n'abantu bose badukurikirana. Ukomeze kutugirira neza, na Jeri nawe umukize, kandi ukomeze gukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Rero nagira ngo turebe buriya mu bintu bimwe tujya tuganiriza abantu. Mushumba. Kurota nibyo, kwerekwa nibyo, kuvuga mu ndimi nibyo, ubuhanuzi nabwo nibwo, ariko hari ikintu kiba gikomeye. Ni ijambo ryitwa ubwenge. Paulo yaravuze ngo nzasengesha umwuka iteka, ariko nongereho n'ubwenge. Kubera iki? Nagira ngo usomije ni ukuvuga ngo hari igihe dusenga cyane ariko nta bwenge. Kuko iyo umuntu asenga cyane, ubundi umuntu asenga cyane nta bwenge. Gusenga cyane biduha amavuta. Harya ubundi gusenga cyane biduha amavuta. No kugira ubwenge ni ugusoma ijambo ry'Imana. Akenshi hari igihe nkanjye w'umuhanuzi, iyo umuntu asenga cyane agira amavuta akerekwa byinshi.
asanga kenshi yerekwa ngo ucitse amaguru agahora mu gucika amaguru kubera ko nta bwenge. Ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana ritinjiza mu mwuka wo kumenya ubwenge. Iyo usenga cyane rero ukanasoma ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana y'amasengesho na rya jambo ry'Imana bigufasha kugira ubwenge. Urakoze cyane. Ubundi mu buryo bw'impano, iyo ushaka kumenya ubwenge usoma cyane. Yego. Washaka no kugira ngo ugire impano ugasenga cyane. N'ibintu bibiri burya. Yego. Nuvuga ngo iyo ufite impano idafite ubwenge ukora amakosa mu bintu byose ugenda meshi. Niyo mpamvu ruba bikenewe. Ariko ahangaha tugiye kureba noneho dusa nk'abavuye turi muri biriya ko dusa nk'abisobanura. Yego. Ese ubundi reka ture ijambo ry'Imana ribivuga muri Hosea, ngira ngo ni ibice bingahera 4:6. Nagira ngo tuhasome iryo jambo noneho tumara kurisoma tumenye icyo Bibiliya ibivugaho mu buryo bugaragara. Noneho turebe ubwenge. Nuvuga ngo kino cyumweru numvaga ntekereza ko twajya ngo tuzavanga, turafatamo inzozi tuzishyiremo n'ibindi bimenyetso n'ibindi bikorwa. Noneho buri muntu wese yiyumvemo amenye neza ko ushobora kufita amadiplome n'amadiguri, ufite ama lisansi, ufite na za doctora, ariko by'ukuri mu buryo bw'Imana nakabona nta mwuka nta bwenge ufite. Urugo rwarakunaniye, ntubasha kujera, ntubasha kumanaginga, ntuze stress yawe, ndetse ibintu byarakugoye, umusinzi, ubusambanyi, ibyago runaka. Bebe ukabona nubwo wize uri umuhanga, ariko hari izindi mbaraga zikuziritse. Naho zimbabwira cyagiye kuba tugiye kuvuga bijyanye na za karande n'imivumo, tuvuge n'ibindi bintu byinshi, tuvuge n'inzozi, ariko mu mpamvu zo kugira bwa bwenge. Yego. Ngira ngo iryo jambo warisoma ni Hosea kangahe? Ni Hosea 4:6. Aravuze ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwoko ndetse n'ubwenge bwanjye nzabureka we kurimbura umutambyi ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye sinzibagirwa. Wakomeza ugasoma iryo jambo ry'Imana kugira ngo abantu baryumve. Yego. Ni Hosea ibice 4:6. Aravuze ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo buzi ubwenge nanjye ndakuretse. Urumva ni Imana yabivuze. Yego. Bavandimwe inshuti z'Imana mu kurikira Umwe bw'Abera Ministries, ndetse tukiri cya gikorwa cya Seeds of Joy. Ndashimira umuntu uri muri Amerika ejo wagaburiye abantu benshi barenga 18. Imana iguhe umugisha, ni imiryango 18. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Kuri kandi ugira bushimisha bamwe, kandi rwose pe undi nabagaburira abantu 4 atangamo n'amafaranga. Nukuri wadutuma cyangwa twaguhuza n'ukeneye gufasha, ariko urugo gakomeza. So uwacu navuze rero ngo ubwo buretse ubwo buzi ubwenge nanjye ndakureka. Ntabwo Imana yavuze ngo n'umuhanuzi ati oya, ntiyavuze nk'umutari, yavuze ngo ubwo buzi ubwenge. Niba hari ikintu rero cyari muri iyi minsi no kubura ubwenge. Abaruzi n'ibindi nkubwire ijambo ry'Imana. Yego. Waruzi neza ko ijambo ubwenge, ijambo ubwenge Bibiliya rivuga inshuro 446. Ni ukuvuga ngo ufashe izano rya kera n'irishya. Urumva deje ijambo ubwenge rirenzeho iminsi 50, 65. Nuvuga ngo isezerano rya kera ubwaryo ni inshuro 346. Yego. Hari ijambo ryitwa iki? Ubwenge. Bisobanuye ngo umuntu wese mbere na mbere agomba kugira ubwenge. Ibo ntabwo ari ubwo mu ishuri, ntabwo ari ubwa theology, jamais. No. Noneho isezerano rishya, ndabibwira, isezerano rishya ryo rivuga ubwenge inshuro 100. Irishyashya. Yego. Ubwo wateranya 3 kongeraho 100 446. Bibiliya ivuga ijambo kugira ubwenge. Rero ubu bwenge tuvuga kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byano kugira gute kujijuka. Ariko faut faire attention. Yego. Umuntu umwe, abantu ibintu by'Imana barabyitiranya. Iyo ubuze ubwenge Imana irakwihorera. Ariko se uravuze ngo abantu b'Imana ibintu by'Imana barabyitiranya. No kuvuga ngo ubwenge buri munsi umuntu aba akwiye kugira ubwenge. No kuvuga ngo ubu bwenge tuvuga ntabwo ari ubwo muri theology.
ubwenge tuvuga si ubwo mu ishuri. Yego. N'ubwenge tuvuga ntabwo ari wisdom n'ubwo hari ubwo bita ngo ni knowledge and wisdom, uvuga ngo n'ubwenge karemano hakaba n'ubwenge bwo mu ishuri. Yego. Ubu tuvuga n'ubwenge bwo kuba mu Mana, aho Yesu yavuze ngo mwandyarya mwe ko muzi ku mikirere mukamenya ko imvura igiye kugwa. Yego. Ni ukubera iki mudashobora kumenya ikirere aho giherereye? Noneho waza muri Yeremiya akavuga ngo igishonda abagore n'ibindi bisimba bimenya igihe kibi bikimuka, igihe kibi bikimuka ngari kubwo kuganya ntago buzi gucunga igihe, kubera kutagira ubwenge ndetse no kubera kutita kwijwi ry'Imana ryavuganye nabo rya buri munsi. Ibyo rero bitumenyesha iyo tutita kwijwi ry'Imana no kuvuga ngo tuba tutagize ubwenge. Ngo ubwenge rero mvuga mu ijambo ry'Imana hano iravuze ngo bazize kutagira ubwenge. Imana iramusanga nijoro ngo ararota shwida, ati ni ibintu ntazi ibyo aryo ko siyanse yabirwanije. Yego. Umuntu yajya kumva ijambo ry'Imana akaryanga akihitiramo iryo yumva ashaka rimunyuze. Kubera iki? Uriganirije nawe. Ubuhanuzi bwavuga umuntu ntajye kureba icyo Imana yavuganye nawe. Naho rero Imana ivuga ngo ubwoko bwanjye buzize kutagira iki? Ubwenge. Umva nkubwire Sira, burya urugo cyangwa se umurimo. Yego. Ntuna nk'ubu Imana iduha ubuzima, ariko ikizatuma utinda mu rugo rwawe, ikizatuma utinda ku kazi Imana yaguhaye, ni ubwenge uzahajyana. Na Salomo niwe wabivuze, nawe arabyanditse uvuze ku rugo, aravuga ngo urugo ntabwo rwubakwa n'urukundo gusa, kubakwa n'ubwenge. Ubwenge ni ikiro, ubwenge ni ishingiro ryo kumenya. Umuntu ashobora kuba ari umurokore ariko wasaze mu mutwe kubera kubura ubwenge. Ngeze kumva ikiganiro cy'umudokiteri Nkunda Rutayisire, aravuga ati ariko wa wundi wagiye gusereva inzoga ko ari we muvuga nabi, ariko ba directeur bakora mu ruganda rwa Bralirwa ko ntacyo mubavugaho. Ibyo nabyo cyo ushatse kuvuga urakiza ubwo. Yego. Umuntu nanjye ndacyumva. Abantu ntago baramenya ko Imana ihera ku duto tukabyara ibinini. Yego. Umuntu abuze ubwenge agiye kuzibuka ikijandarume ari uko bitagikenewe. Ntibigikenewe, ariko se ikijandarume se urakiza? Oya, nkeneye ko najye kugisobanukirwa. Ikijandarume. Yego. Ikiyede. Umuyede w'umufundi. Ibiti kijandarume ngo uri hahandi ugenda ugakora nicyo ukona imbaraga nyine nabyumva. So nuvuga ngo umuntu ananiwe kugira ubwenge, araryamye arigaraguye, abarozi baramuroga, ararota ipusi iri hagati ye mu rugo rwe, ararota imbwa iri nk'umuruho, ararota inzoka zimurya ibiganza, ararota ibintu bikomeye, ararota abona bamushyingura ku manywa. Yanga nibyo nibisanzwe ngo n'ujya barakora bateka mutwe. No abahanuzi bose babashyize mu gatebo kamwe. Ariyo mpamvu bamwe banakora n'impanuka bagapfa kubera iki? Ntarimwo yumva ibyo bintu. Cya kabiri, abantu bajya gusenga Imana bakayibeshya bakagira Imana ntireba kure. Aho irumva iranareba kandi ikurikirana umuntu wese. Ngo napanze yo kwiriza ariko gaca ku ruhande akarya. Kandi yahize yapanze nani intego kubera kutagira ubwenge. Ubwenge butuma umushumba nimo umuntu agiye gusenga amasengesho, agiye gusenga arasengera inzu, arasengera imodoka, arasengera kuzajya hanze, arasengera ibyangombwa, byose aravangavanga. Ntabwo uyu muntu azi ubwenge asengera kimwe kikavaho. Icyo nenda kuvuga ashobora no kubisengera byose icyarimwe, ahubwo ikibazo ni uburyo cy'Imana ikubwira ukabura ubwenge. Ubwenge bubura ryari? Akenshi ubibuzwa n'ibintu nka bine. Rimwe na rimwe wowe ubwawe. Yego. Nk'iri jambo ngo Yesu angaraza bigenze neza, ndababara nkenda kurira. Yaraturemye aduha ubwenge. Utabufite rero atinda mu nzira avuga ngo Yesu araza bigenze neza. Kandi ubu bwenge ari ubwo kurema icyatuma ubwo ndakuvuga kugira ngo dusengere bano bantu ko turi muri introduction y'ubwenge kandi shaka ko tujya kure. Icya mbere, umuntu ubuze ubwenge mu Mana ntamenya gutandukanya umwanzi n'inshuti. Bose abitabamo. Oya. Hano gabazi byari ntabwo baza bari bo. Kuko hari ikiganiro ngirize gukora mbabwira abanzi 6. Yego. Icya mbere, hari umwanzi ukwanga kukabona ko hari icyo uri mugeraho agahagarara imbere yawe. Yego. Hakaba umwanzi uguhora abantu muganira
ukavuga ati byanga byakunda buriya Sirasi cyangwa nta mbabazi kugira ngo agere kure, Sirasi niwe uzamugeza kure, agaca kuri Sirasi akakuntamikamo akakunshinguramo. Abandi badohora hafi baducunga. Ibyo kunshinguramo nabyumva ariko nuko konseptyaho nuko ndimo nabyumva nuko kumvugaho ibintu bibi nuko igihombo cya Jerry rwose kirimo kiranga abwo abajije ikibazo yaza kuhaba cyo bita kugushingura mu muntu ntabwo uri kubyumva umva ari iki kugushingura mu muntu nuko nsebya kuri wowe. Oya muntu aragenda akamuguhambamo akakwakira nk'intumbi iri muri wowe none kuko yamugushinguyemo ntiyakuvuze neza aragutabikamo. Hakaba abandi bantu murwanyana kubera ko muhurira ku kazi kamwe, yenda ubona agatuti we ntakabona, atumirwa kenshi ntatumirwa, agahinda umuntu noneho haje na niba ari AI noneho basigaye bafatwa n'ifoto y'umuntu kugira bagufata urimo usomana n'undi kandi ntabyo wakoze. Ibyo byose ugasanga ni imbaraga zirwanya bera zishingiye mu guhemukira abantu b'Imana. Yego rero utonde gake nkubwire naho bagahaguruka bakurwanya ntusobanukiwe. Icya kabiri hari unarwanya amasezerano y'abantu. Bundi ijambo riravuga ngo umwanzi kuba hafi nk'ukurwaje, ukuza umurwaza ajya hafi y'umurwayi, niko n'umugoma kuba hafi, amumenyera igikoma, akamumenyera kumufura, akamumenyera kumwuhagira, akamumenyera ikintu cyose, niba bagira ngo akwiteho. Abandi bo bakuba hafi kugira ngo baguhure bamenye ibyo wiriwemo aho wagiye ntubisobanukirwe, ukarota ubona miruhari kuri imbere, ukabona wote ibisimba bikuzenguruka. Imana irakuburiye ngo faut faire attention, itondura tezwe umutego, ariko ubwenge buke bwacu. Yego ni igisobanuro gikomeye. Iyo utagize ubwenge abo bantu uvuze baradushyingura kuri wa mugani. Uyu muntu agushingura mu ndareko. Ikindi buriya kinateye n'agahinda n'ubwoba, ndimo mbwira abantu bakwiye gusenga Imana. Kuki umuntu yumva we ubwa akadaha akimvamo nk'udahagije imbere y'Imana. So rero ubwenge niba bivuga inshuro 400 uko nagusobanuriye, ni ukuvuga ngo umurokore muzima kandi uzi ubwenge amenya kwitegereza ibihe, akabisobanukirwa, amenya kubana ndabana nande ndakora ryari. Ntabwo buri gihe Imana ikorera mu gihe ubitekerezamo. Imikorere y'Imana kenshi ikora bitandukanye nuko wibwira. Ariyo mpamvu y'Imana yinaniye igukuraho abantu kugira ngo urakare kagutekereza, kuko burya ibyago n'amakuba tubishyirwamo n'abantu, tukabikurwamo n'abantu bitewe n'uko Imana ikora. Soro muri amasengesho ku munsi wa 8 niba ubuze ubwenge abantu banjye, umukobwa ati yewe ntabonye umusore umeze ukagira ngo yagiye kumwiremera mu ijuru, nta ubasha afite bwo kumurema. Noneho akabenga yagira mu myaka 30 ati nuwampa n'ucumbagira nafata. Ariko wanyumvisha gute ko wagira imyaka 30 nta muhungu urakurambagiza? Oya ni benshi baba. Reka twibwirira abanyarwanda duturanye, bari gutanga perimi ugakora nk'abandi bana. Uyu munsi uraryamye uri umusore ntuyishakashatse ntacyo ukoze, warangiza ngo Mana urampora iki? Nta kintu Imana ipfa n'umuntu yashyize ubuzima ku isi. Ikindi cya kabiri ngiye gusorezaho twinjira muri karande kugira ngo tunabasengere cyane ko aricyo twashyize imbere uyu munsi wa none, harimo kubura ubwenge. Abantu babuze ubwenge tubare ntabwo turi kubashinja. Ntabwo tubashinja, ariko uhaye 100 urabiriye uzije hazavuka ikihe kibazo nari kubibika bikazagira umumaro. Wariye ducyo ugasiga utunze. Byose ntibazi gutanga, ntibazi gukora, kandi byose ugasanga n'imbaraga za karande zibihisha inyuma ziri gutuma icyo bafite. Ngo twengo turi byaremwe bishya kare uri cyaremwe gishya nibyo muri Kristo Yesu. Ndanakumva vrema, ariko subayeho mbayeho mu waba utsindwa gute? Tsindwa buri munsi. None se bimeze bite mu buzima? Niba bitubwira ngo ibyo Uwiteka haba mwubaha ni icyubahiro, ubwiza n'ubukire. Ubwiza ntabwo ufite, icyubahiro ntacyo ufite, n'icyubahiro reka nta cyubahiro wabona nta kantu ufite. Rega urumva urambwira ko ibyo bintu byaza kugeza kuri iki? Ni ikibazo gikomeye. Sira ndashaka kuvuga amagambo
impamvu urimo ibintu uvuze ni ibintu bifite imbaraga. Yarabivuze kandi yaravuze ngo ubwiza n'icyubahiro n'ubukire turabyemerewe kubihabwa, ariko kubera kutagira ubwenge bitumye tubura ubwiza n'icyubahiro n'ubukire. Kandi kuri mugane ubwo bwenge nibwo budufasha kugira imbaraga zo kumenya icyadutera kugira icyubahiro n'ubwenge n'ubukire. Iki cyumweru cyo ndagushimira nicyo kuba abanyabwenge. Yego. Mu by'umwuka hari ijambo nakunze riba muri Mariko 6 hari ngira ngo hari umuntu wayaga ibyashebuja. Yego. Ngaramubwira atari ko noneho ati murikira ibyanjye namenye kuri kwaye ibintu. Yego. Ngo umugaraga avuga amagambo abiri. Aravuga ngo ariko kuko ntashoboye guhinga. Yego. Nta mfite isoni zo gusabiriza nzakora iki databuja nanyirukana. Numva umunyabwenge ukuntu yibaza. Yego. Si koko muri aya mahirwe nkuri nzajya kuri YouTube hari abagiye kabananira aravuga ngo henga nzi icyo nzakora. Yego. Ngo aragenda ashaka umwe abere nk'amavuta aramubwira ngo databuja ngo amuberemo litiro 100 atandika 20. Uyu munsi amavuta yarayo ni 10,000 ahendutse litiro 80 zumva. Avuga ngo henga mfite icyo nzakora kugira ngo bazampishe mu mazu yabo nanyirukana kuko afite ibibazo bingaye nibakurikiye. Icya mbere ni iki? Azajya guhinga. Atinya guhinga. Yego. Nkuko nanjye nyatari. Icya kabiri afite isoni zo gusabiriza zo gusaba. Ntago azashobora gusaba, arangije ngo ajya kuwa Masaka ati nayo atandika wandika izingizi ngo shebuja ashima igisonga kibi kuko abana b'iyi ngoma n'abanyabwenge kuruta abana b'ijuru. Yego. Mukobwa w'iki gihe udakijijwe iyo ahuye n'umugabo udakijijwe ajyana dosiye y'akazi n'umubiri we byose akabijyanira rimwe. Amfuko bimeze. Yego. Umurokore wacu we ntari bujyana umubiri ariko nta nisengesha afite. Nta n'amaturo yigeze atura, nta n'icya 10 yatanze, nta n'aba no mu masengesho, nta n'aho Imana imuzi. Icyakora pasiteri aramuzi na korali iramuzi. Hasengera arahavuga. Aho ngaho mbere ntabwo akanwa kadakijijwe kazahangana n'umupagani utwara diplome agatwara n'umubiri. Ntago bishoboka ibyo umusore agatwara ikene wabo agatwara n'akabitugu kwaho. Yenda mu Rwanda ruswa ntihari reka nivugira uko ariko hari aho zirahari. Wahangana n'umuntu wese wakugira directeur abantu bafite diplome zimwe bafite ubushobozi bumwe harimo mwene wanyu urumva wabigenza gute ko bose bashoboye kimwe kandi mwene wanyu. Abana b'iyi ngoma n'abanyabwenge bafite ibintu bakora byabo utajyanye uwo mubiri we utagiye gusanga nakizeho diplome utajyanye inzoga n'ikene wabo afite indagu yakuye mu bapfumu hari utuntu yambariyeho aradukenye banyagucwa abarokore bo nta n'amasengesho nta nayitata heruka nta nambashwe nta na kimwe ashoboye nta cyacuma Imana izike nta turo ryafite muri make afite umushumba n'urusengero ariko ntafite Imana aho mutabaza kubera bwa bwenge ntabwo afite ntafite Imana aho mutabaza. Umutabare imwereka ikirere agomba gukoreramo. Kameramana tubwire iminota tuyirenze ko dusenge dushaka gusenga Imana imwereka ikirere akorera. Icyo mvuze niba ucyumvise nta Mana afite. Iyo ufite Imana ubwenge bukangura ukamenya icyo ugomba gukora. Sira nyamara ryo nyumva mwana. Yego. Hanyuma ariko burangiye igihe nicecekera nkagira yo muri filozofi yumve no kuvuga ngo mu rwego rumwe nsanka bagiye gusenga Imana. Yego. Urabona abana b'isi ni abanyabwenge mu rwego rukomeye. Bazi kwambara utwenda tugufi, bazi kwigira ukuntu, bafite ukuntu bavuga icyongereza biryagagura, bafite ukuntu bateye, bafite uko bakora. Ashobora no kujyana iyo diplome mwarangije kaminuza mwese hamwe ariko noneho afite ukuntu hagaragura amaso ntuyagaragurura umurokore asobanukiye mu bwenge bwabo ariko afite n'ibindi bintu ari bukore nta rubanza duciye baratwumva cyane. Noneho udasenga noneho utajyanye ibyo byose ndabisubiramo ngira rega ngiye buranashize amaruru nk'amabuno y'ihene
nta kintu gikangwa kutavuga. Aragiye ajyanye mu mubiri we, ajyanye na diplome, ajyanye n'ubwiza bwe, ajyanye n'ikene wawe. Nje ndagiye reba n'iki gisura cyanjye, nta muntu nzi, cyakora narize, mfite ubushobozi, ariko Imana ntinzi, ariko mushumba ranzi, korari ranzi, itorero riranzi, ariko mu ijuru nta zina ryanjye bafite. Bizone ngo nta cyajyanye, nta cyacuma Imana izi, nta tura Imana izi, imihigo nahize nasinayiguye, ibyo navuze sinabikoze. Ngiye kujyana n'uwo muntu ufite ibintu yakoze. Turahangana gute? Agiye mu kazi gute nta kintu ajyanye? None se ndakubaza, kandi hari abagize icyo bajyanye. None ndahangana nande ko nta n'Imana iri bihagarane nanjye? Kandi uwo mushumba n'uwo pastor umbwira niyo korari ko batazaza mu kizamaho ntago bahari. Ubwo wabasize ngize gute? Ndakureka. Ubwo buzi ubwenge nanjye ngize gute? Ndakureka. Ubwenge rero bw'Imana ni ukumenya icyo Bibiliya ivuga ukagihagararamo. Ubwenge ni ukumenya icyo twita amahame ya Bibiliya, the principles, the Bible principles. Nuvuga ngo dufite amahame badukurikira umunsi w'ejo. Nzababwira icyo twita amahame ahindura icyerekezo cy'ubuzima kandi ugahagarara neza. Kubari cyo hagararamo. Ushobora gusenga amasengesho y'iminsi 7 ukazarinda winubira Imana kuyasubiramo kuko wasenganye ubuguri. Oya uzuzura umwuka. Oya tubwiza uzuza gusenga uzawuzura. Uvuge no mu ndimi ibyo bizakora. Ariko isafuriya irimo ubusa. Uzuzura umwuka. Uvuga utirika bya bindi bijya bitigisa bavuga. Ariko nyirinza gusohore mu nzu. Gaze shiri. Ibazero gaze gusohora gifite amakara agire go. Minerval shiri. Ibintu byose bigucana. Kandi uri he uri ku musozi. Umuntu naguha yo kurya uvuye ngo ntacyo ngo Imana yabiremye ngo neje zarema mumva ntihori rema. Imana ikeneye ko tugira ubwenge bwo gukora no guhindukira muri byose. Ubu bwenge rero turabukeneye. Iravuga ubwenge ishingiye ku kiza cyacumi cyawe, maturo yawe, gusenga Imana. Warafashije se niwo muceri niwo umaze udahaye abantu ikindi cya kabiri. Imana iduha bundi mbwire sira tugiye gusenga Imana. Hari ikintu Imana iduha tudashoboye. Ni kihe? Kikubwira. Nge nibaza nisubize. Rangurira ko ikintu tudashoboye ni ukwiha ubuzima. Ikintu Imana iduha buri munsi nicyo ni ubuzima. Ni ubuzima bwa buri munsi. Ukabyuka ukayura iminwa ntihengame, wakwinanura amagufa ntavunagure, wajya kwa nta utuma undi ukarekura bombe nta kitangaza, bikagenda neza nta banga ririmo, ukiborosa amenyo ntahagurukemo ntaranduke, ukakara mu maso ukabura reba. Icyo nicyo gishoro cy'imbaraga. Ibindi byose byubakiye kuri ubwo buryo. Buriya njyewe uyu reba uyu ntambabazi Yohani Batista. Njyewe uyu ntambabazi njye Revera. Mushumba. Hari amahame ngendaho. Ntabwo nshobora gufata amafaranga yose nakire ngo mbere gutanga icyacu. Kandi mushumba. Kuko nzi neza icyo ndimo nkora. Uzi icyo urimo gukora. Nzi ibyo ndimo nkora, ntabwo ndi bukine. Nzamahame, nzabagomorera umugisha wo mu ijuru. Ukamutwe nkumva simbibwirizwa singira gute. Ni ihame. Numva ari ihame ry'ubuzima. Ngomba gusenga ni ihame, na singomba kuryama ntasenze. Kuryama ntasenze abadayimoni barakora reception mu nzi wanjye. Soro ngomba kurara mbavunaguye bakirukanka bakabura inzira bakabura aho binjira. Urara udasenze. Burya abadayimoni bajya muri saro mu biryo mu gikari baduhira. Kuduhira gusa barabyina bakakona ubwo nawe barakubyinisha. Ukabyuka waraka. So rero ubwo buzi ubwenge nanjye ndakoretse. Silas. Bibiliya ni amahame. Ubwenge ni amahame y'ijambo ry'Imana. Nagira ngo dusenge Imana, dusengere bano bantu babuze ubwenge until now. Ni abantu babuze ubwenge gute? Nuvuga ngo yaheze mu gihirahiro. Igihirahiro kimwicaza hatakwiye kugira. Cyaba ufite umuntu nakoreka ndeka arankurikirana ntamurakaza, namugaragaye tarakara ko arankurikirana cyane. So nagira ngo dusenge Imana tubonye ibintu bingiye tugiye gusoza. No kuvuga ngo ikintu cya mbere muntu dukurikiye kumwe bwo bera ministry turi mu masengesho, urakomeza guhamagara Silas bamuhamagara, nanjye bamuhamagara, nimero zazira wazi ntacyo bizutwaye, tugufashe gusenga kandi giye noneho. Giye ubuganje Yego mushumba. Nta nimero nimwe ntazafata.
ugomba guhera ejo ni tayari gufata nimero ye yose no gusengera nteko sinshaka kuza kumbwira ngo narimo numva ikiganiro mutanguhamagara oya mpamagara ufite indi yo gusengana bifite imbaraga kandi amahame bamaze kuyumva nibaguhamagare keretse ngo harabakubuze nta wambuze je nta muntu wambuze ahubwo we niwe wanyibujije ntabwo yakurikije amahame oya we je nta muntu wambuze ahubwo niwe wanyibujije cyangwa nibisobanutse aho ndabyumvise ko oya niba utabyumva bafashe oya ndabyumvise kuba yarakwibujije nabyumvise ibyo nta hari ibyo atakurikije oya yabeshyera niyo mpamagaye hari isaha badahamagaramo yego ntabwo ushobora gufata umusaza nkanjye umpamagare saa 6 z'ijoro nikosa kandi mpfumbase umukecuru oya nikosa rwose ndi na revera ariko nikosa ntabwo wahamagara saa 11 iyo saha ntabwo nagufata ntibishoboka nikosa cya kabiri niba uhamagaye rimwe nkagukupa wihatiriza tegereza ikindi gihe nk'ubu abantu nashubije bajya rimaze amezi nk'abiri oya tugiriye inama nyayo ariko nkubwira ngo undi nawe ngo harya uri ntambabaze ko cyangwa uri revera no nimero yanjye wayibonye so genda shaka umuntu ufite gahunda ukeneye isengesho uri nyotewe tumusengere mu izina rya Yesu nagira ngo rero ubwo ubuze ubwenge nanjye ngize gute ndakuretse Bibiliya ivuga ijambo ubwenge inshuro 406 isezerano rya kera inshuro 303 iri shyashya inshuro 100 so rero ubwenge ni impamvu imwe yo kumenya the Bible principles uburyo Imana igufasha so twanyu dusenga Imana dusengera uno muntu wanze gushaka uno munsi ashaka nta bafite dusengera uno muntu maze gusaza yabuze akazi dusengera uno muntu avuze ngo ibi ntago nabikora ngo ariko Imana yambwiye ushomene ko bamwishe nta kintu abonye nyamara hari inzira umuntu yacamo rero nabwiye ubushize nti wakoze gutya ngo ibyo ntago Imana yabimbwiye arangije ajya gusaba ukora nk'ibyo yakoraga bamubwira ese ubwo none yakubwiye gusabiriza kubuza ubwenge hanyuma rero amahirwe ntaba mu bitugu oya ntagaba mu bitugu ahubwo mu bitugu haba umugisha amahirwe ari imbere cyumva cyane oya amahirwe ntaba mu bitugu aba imbere ubundi ikikubwira ko imodoka ihanyuze ni ihoni cyangwa ni ivumbi rizamuka kubera iki kubera yihutaga akada kubera amapine yagize gute reka twe tujye imbere umugisha uri imbere abaturwanya bazatubonera ku ivumbi ritumuka inzu yuzura tubyara duheka twiga dukomeza dutera imbere ropasemo tuzamuka kubera ko ivumbi ryo ryerekana ko imodoka igize gute itambutse ntabwo ivumbi riza imbere riza iki inyuma kandi nyiri gutwara iyo modoka nta vumbi rimujyaho uko niko tugiye gutera imbere Imana igira Abrahamu ngo reba imbere aho ugeze amaso nongeye guha amasezerano senga Imana mu izina rya Yesu ibyo udatekereza Imana ntizabigukorera igutekerereza niwe ugomba kwitekerereza ushingiye ku nzozi dovimandi na okay senga Mana turagushimiye uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa hejuru yo kwisobanukirwa yuko hari igihe twagiye dutakaza ubwenge ariko duhagaze mu ihame yo kugira ngo utwuzuze ubwenge bwo gukomeza urugendo ndatura imbaraga z'Imana ndatura uburinzi bw'Imana ndatura igitinyiro cy'Imana ubwoko bwawe udutabare ukora ibintu bikomeye bigaragaze mu izina rya Yesu uyu mukobwa umurengera umutabare uyu musore umurengera umutabare umubyeyi umugabo wongera ukora ibintu bikomeye mu izina rya Yesu turahamagaye ukuboko kwawe kwiza ukora ibintu bikomeye imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo zirema ibintu bikomeye tene shandawo rema uri igitangaza turagushimiye ugiye gutanga ubwenge noneho bwo guhitamo buri kintu cyose umuntu agahagarara mu ihame rimutsindishiriza urakoze kugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibaha umugisha murakoze ubwo ni kumwe bwa Ministries dukomeze Seeds of Joy mukabare kubikora mwibuke no kuza guhamagara umukozi w'Imana nkuko twababwiye ararwaye twamubuze niho mumva n'ibitabaryohera mwihangane ijwi ry'umukunzi wanyu ntiyabonetse musure kandi akanyenyeri jya handi hose mubwaniza umukozi w'Imana. Shalom. Amen.